umunsi muzumva imbaraga z'iri jambo kugendana na Yesu, umunsi muzumva uburemere bw'iri jambo ubuzima buzahinduka. Nimureba muri Bibiliya aratubwira ngo Enoki mu itangiriro mu gice cya 5 ngo Enoki yagendanaga n'Imana ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimu. Ariko niki cyatumye Enoki agendana n'Imana? Ngo Enoki ngo amaze kubyara Metusela. Murabizi Enoki ari mu bantu babayeho imyaka mike ya by the way kuko Imana yaramwimuye nyine. Ngo amaze kubyara Metusela, Metusela ni wabayeho imyaka myinshi muri Bibiliya, imyaka 969. Ngo amaze kubyara Metusela, kandi Metusela byavuga ngo hari icyago kizaza hanyuma. Nikizo iryo zina Metusela bivuga. Metusela bivuga ngo hari icyago kizaza hanyuma y'uyu. Nimusoma neza muzakore imibare muteranye muzabibona ko umwaka Metusela yapfuye ni umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Azi kubibara zaze mwereke uko babibara muzabibona yuko birahura. Umwaka Metusela yapfuye nibwo umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Enoki yari yarabibonye birikiri kure aravuga ngo umva nabonye hari icyago kizaza umwaka uyu mwana azapfera ikiko mbigenza ngiye kujya ngendana n'Uwiteka kugira ngo nikiza kizasange ndi covered, kizasange mfite protection, kizasange mfite uburinzi. Ngo baratubwira ngo guhera uwo munsi ngo Enoki agendana n'Uwiteka ngo ayibyaramo abahungu n'abakobwa bakongera bakabisubiramo ngo Enoki yagendanaga n'Uwiteka. Haleluya. Iki ngiki umunsi tuzacyuma nimuhimuka mukajya mu gice cya 5 baratubwira ngo abantu bari bononye ingeso zabo noneho bakavuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Muze guhasubira muhasome murabibona bagashyiraho komanteri ngo Nowa yagendanaga n'Uwiteka. Hari umusaruro uva mu kugendana n'Imana. Abangaba baririmba indirimbo y'umwana w'intama, indirimbo nshya yananiye abandi. Baratubwira ngo ibanga ryabo ngo abo ngabo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bagendana n'umwana w'intama akabajya imbere aho ajya hose. Nizihe nyungu tugira mu kugendana n'umwana w'intama? Ikintu cya mbere, iyo ugendana nawe bikurinda ibyaha. Niyo mpamvu abangaba bagaragara mu ijuru, bikurinda ibyaha. Ubundi inyigisho z'ijambo ry'Imana ntabwo zigoranye cyane. Ni inshuti zanjye, ariko muzabyitegereze muzabibona they have a problem. Ariko bazaririmba imbere y'intebe y'umwana w'intama n'abatarandujwe n'ubusambanyi. Ariko Remera ntabihabata ntabyo. Remera se murabikora? Oya. Nibyo ahandi ndimo kuvuga mwebwe ntabwo ntabihaba. Ashwe Remera birahabara. Ashwe oya ntabihaba ntabwo Remera bihaba. Ariko menye icya 3 hanyuma nkaba ndashoje. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma. Buriya ni ikintu gikomeye cyane kurinda kanwa kawe, kuko aka kanwa niko dukoresha turirimba, aka kanwa niko dukoresha tubwiriza. Imana ikavuga ngo rwose bishoboka bite ko mu kanwa kamwe hasohokamo amagambo ahimbaza Imana hagasohokamo n'amagambo asebanya. Ariko akangaka ko muri korari gamboro amagambo amazimwe ibinyoma, Imana ikavuga ngo abazaririmba imbere yanjye murinda akanwa kanyu, cunga kanwa. Ngaho ni mu makanya ko muri korari hataba kanwa. Muri korari haba kanwa sha, muri korari haba kanwa. Imana ikavuga ngo niba ugiye kuririmba rinda kanwa kawe. Uko ufata korugate n'uburoso koza mu menyo buri munsi ujye ucishamo no gukiranuka kuririmba Imana ikwishimira. Ko twoza mu menyo kugira ngo tutabangamira abantu, mujye mugerageza mutabangamira n'Imana kubw'akanwa. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Twara umwanya kera twiga kubwiriza baratubwiye ngo nubwiriza muri konseri, nubwiriza mu kiriyo, nubwiriza muri anniversaire, nubwiriza umuntu yafashe diplome, mbese ngo beni ibyo bihe umuntu aba atari mu giterane cyeruye ngo ujye ubwiriza mu magambo magufi. Hanyuma nibugukundira ubwirize neza kuko ibyo ngibyo bikunze kugorana, ariko ubundi uvuge uvuye aho. Ngira ngo tujya tubana murabizi ako kantu nkunze kukababwira
hari abantu babwiriza bakakurura kandi abantu bavuga ariko se arava hariya ryene ngo baduhe izindi ndirimbo. Rero ngiye kubwiriza vuba hanyuma babaha izindi ndirimbo kugira ngo icyari konseri kidahinduka igiterane kivuga butumwa ko buryo irifo kubitandukanye. Ndagira ngo bafite Bibiliya zanyu muzifate mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 14 hanyuma inyigisho nayise muririmbyi ukwiriye kuririmba. Ko ni konseri kandi twese turimo turaririmba sibyo cyangwa turimo turaryoherwa n'indirimbo ariko tugiye kumva umuririmbyi ukwiriye kuririmba ko twese tuya turirimba. Hari igihe mbibabwire hari igihe nyamuna abantu barimo kuririmba haba ku cyumweru haba mu byize haba ryari nkabone ko bari abantu bari bakwiriye kuririmba bari bakwiriye kuririmba. 14 mwahageze nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama guhera ku murongo wa mbere byahishuwe 14 kuva ku murongo wa mbere. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni hagaranye n'abantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babana agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma ko ari abaziranenge. Haleluya. Buriya iyo usomye iki gitabo cy'ibyahishuwe hari ikintu gikomeye cyane cyagombye kwigisha abantu bakora umurimo w'Imana. Murabizi hari bamumbabarire iby'ubusaza bitaza kuba birebire, hari igihe utera ikintu amabuye wazagera ngaho. Murabizi byo muri Anglikani kugira ngo korari hagarara ngaho iririmbe bamwe bumva ari sakirire go bakoze ariko abantu bahariya bahagarara kuri aritari bakaririmba bareba imbere. Ntabwo nzi ikintu kibi inyuma hanga ariko buriya hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Ni mureba mu gitabo cy'ibyahishuwe nta hantu namwe muzabona mu ijuru barimo kubwiriza. Uzahabona azazambwira ati narabonye haraho nasomye usanga barimo kubwiriza. Nta hantu namwe muzabona barimo gufasha abakene, nta hantu namwe muzabona, ariko uzabona kuva ku gice cya 4 n'icya 5 n'icya 7 n'icya 8 n'icya 14 n'icya 19 uzabona abantu barimo kuririmba. Haleluya. Rero bikubwira ngo uyu murimo wo kuririmba niwo murimo wonyine muyo dukora hano ku isi uzasigara ukorwa mu ijuru, indi yose izaba yararangiye. Rero buriya nyambwira nyamara guhagarara ngaho bashatse bahagarara kuko imbere ya ntebe hano baratubwiye ngo umurongo wa 2 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Bahagarara imbere y'intebe baririmba indirimbo nshya. Haleluya. Ariko ikintu gikomeye muri ibi ngibi baratubwira ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babana. Buriya namaze igihe kirekire nibaza ariko kuki nta mundi muntu wabashije kwiga iriya ndirimbo ngo ayiririmbe. Sanga ni indirimbo y'umwana w'intama iririmbwa gusa n'abamuzi. Haleluya. Kandi ni mwitonda muzabibona. Hari igihe abantu baririmba indirimbo hano sibenda nka kuri abaririmba mu Giswahili nka bamwe muri twebwe batakizi neza nyine tusuko butabiza. Ahubwo niyo mpamvu ubona nyine dukubita n'ikirenge nuko iyo banyuzemo bakavuga umwana w'intama uravuga ati kuko ndagafasha. Amen. Ariko hari abandi bantu bicara mukaririmba indirimbo mu Kinyarwanda ukabana abantu bo bariza amarira yamanutse bo bano kwezi abo bantu barimo bararizwa n'iki.
baririmbye mu rurimi bumva, ariko iyo ndirimbo bo ntibashobora kuyiririmba ngo bagere ku mutima, kuko ntabwo bashobora kuyiririmba. Baratubwira ngo hano ngo baririmba indirimbo nshya, ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu abagahumbi bacunguwe. Hanyuma ubwo ndaje turakuramo amasomo nyuma, nabwo ko ndabigisha nihuta, si uko biba byananiye kwigisha, ariko nyine uwigisha nk'uko wigishijwe. Ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma. Reka mvuge kuri ayo magambo turebe umuntu uzaririmba imbere y'iyo ntebe. Erega buriya twese tuzahahagarara kandi tuzaririmba, ariko uzaririmba n'uzaba yahageze, uzaririmba n'uzaba yaracunguwe, uzaririmba n'uzaba yumva ururimi turirimbamo. Haleluya. Hari igihe rwose umuntu avuga ururimi akavuga ngo amaraso y'umwana w'intama, ngo barabaze rero abantu bahora bavuga amaraso y'umwana w'intama, kumva ni ururimi rushya, nubwo ari ikinyarwanda ariko n'imvugo itumvikana. Rero izo ndirimbo ntibashobora kuziririmba, niyo bazisubiramo ntiziba ari izabo. Amen. Ariko Bibiliya itubwira neza yuko aho hantu twese tuzahagarara tukaririmba. Number 1, ngo hazahagarara abafite izina ry'umwana w'intama n'irya se ryanditswe mu ruhanga rwabo, abantu bashyizweho ikimenyetso cy'uko ari abantu b'Imana. Imana ikabiha abamiriza akavuga ngo uyu nguyu ndamwemera n'uwanjye. Rero ikibazo dufite gikomeye, murabizi twebwe iyo tubatiza muri Anglikani abantu tubashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba ku gahanga, nicyo biba bishushanya. Ariko reka nkubwire, ikimenyetso bagushyize ku gahanga ariko mu mutima nta kirimo, iryo sakaramento nta gaciro riba rifite. Muzafate igitabo cyacu cy'amasengesho, aho bavuga inyito y'isakaramento baravuga ngo isakaramento, aho ngaho kuri icyo cy'umubatizo ngo isakaramento ni iki? Ngo ni ikimenyetso cy'inyuma cy'ibyabaye imbere mu mutima. So hari igihe rero tugushyiraho ikimenyetso cy'inyuma, Imana ikavuga ati uyu muntu ko mumushyizeho ikimenyetso cy'inyuma kandi ikimenyetso cy'imbere kitarimo. Ni nk'umuntu, hari ibihugu bimwe na bimwe, hari aho nigeze kujya, hanyuma baravuga ati hano rwose bafata amafoto bakayamanika mu nzu kandi batazi beneyo. Hari umuntu ushobora kugenda akamanika ifoto y'umuntu akayikunda ariko nyirayo atamuzi, yavuga ngo ariko uyu muntu ni mwiza, ariko utamuzi mutaziranye. Hari abantu bafite Yesu umeze gutyo, ariko hano batubwira ngo tugomba kuba dufite ikimenyetso. Niyo mpamvu tujya turirimba twavuga ngo wogejwe na Yesu, watunganijwe na maraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawire. Icyo nicyo cya mbere, ni abantu bashyizweho ikimenyetso, kandi aba bantu bashyizweho ikimenyetso ni abantu bashinganye, ni abantu buriya njya mbitekerezaho. Hari igihe nimusoma muri Ezekiyeli igice cya 8, hari igihe Imana yari igiye gukubita umurwa, ibwira abamarayika ngo mugende muce mu murwa, ngo ariko mubanze mushyire ikimenyetso ku bantu banjye bari muri uwo murwa, ngo nimumara kubashyiraho ikimenyetso ngo mukubite umurwa wose ntimugire uwo mubabarira. Hari abantu badakubitwa n'ibihano by'Imana, hari abantu Imana ivuga ngo aba n'abanjye, nzababera Imana, bazambera ubwoko bwanjye. Haleluya. Uri muri abo ngabo. Noneho bakatubwira icyo bakora, ibintu bitatu. Icya mbere batubwira ngo abo ngabo ngo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. They walk in the presence of the Lord. Bagendana na Yesu.
murambwira abantu mwabumva umunsi muzumva imbaraga z'iri jambo kugendana na Yesu, umunsi muzumva uburemere bw'iri jambo ubuzima buzahinduka. Haleluya. Nimureba muri Bibiliya baratubwira ngo Enoki mu Itangiriro mu gice cya 5 ngo Enoki yagendanaga n'Imana, ngo ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye. Ariko niki cyatumye Enoki agendana n'Imana? Ngo Enoki ngo amaze kubyara Metusela, murabizi Enoki ari mu bantu babayeho imyaka mike by the way kuko Imana yaramwimuye nyine. Ngo amaze kubyara Metusela, Metusela ni wabayeho imyaka myinshi muri Bibiliya, imyaka 969. Ngo amaze kubyara Metusela, kandi Metusela byavuga ngo hari icyago kizaza hanyuma. Nikizo iryo zina Metusela bivuga. Metusela bivuga ngo hari icyago kizaza hanyuma y'uyu. Nimusoma neza muzakore imibare muteranye muzabibona ko umwaka Metusela yapfuye ni umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Utazi kubibara zaze mwereke uko babibara muzabibona yuko birahura. Umwaka Metusela yapfuye nibwo umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Enoki yari yarabibonye birikiri kure, aravuga ngo umva nabonye hari icyago kizaza umwaka uyu mwana azapfamo. Yenga nkwereke ko mbigenza ngiye kujya ngendana n'Uwiteka kugira ngo ni cyiza kizasange ndi covered, kizasange mfite protection, kizasange mfite uburinzi. Ngo baratubwira ngo guhera uwo munsi ngo Enoki agendana n'Uwiteka, ngo ayibyaramo abahungu n'abakobwa, bakongera bakabisubiramo ngo Enoki yagendanaga n'Uwiteka. Haleluya. Iki ngiki umunsi tuzacyumva nimuhimuka mukajya mu gice cya 6 baratubwira ngo abantu bari bononye ingeso zabo, noneho bakavuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka, ngo Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Muze guhasubira mu hasome murabibona, bagashyiraho komanteri ngo Nowa yagendanaga n'Uwiteka. Hari umusaruro uva mu kugendana n'Imana. Abangaba baririmba indirimbo y'umwana w'intama, indirimbo nshya yananiye abandi, baratubwira ngo ibanga ryabo ngo abo ngabo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Barakurikira bagendana n'umwana w'intama akabajya imbere aho ajya hose akaba ariho bajya. Haleluya. Ni izihe nyungu tugira mu kugendana n'umwana w'intama? Ikintu cya mbere, iyo ugendana nawe bikurinda ibyaha. Niyo mpamvu abangaba bagaragara mu ijuru, bikurinda ibyaha. Ubundi inyigisho z'ijambo ry'Imana ntabwo zigoranye cyane. Niba twumvaga izibanze nk'iyi ngiyi yo kugendana na Yesu, cyara tugikizwa kugira ngo muracyayirimbara kugendana na Yesu nibanga rihamba, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. There is a secret, hari ibanga riri mu kugendana na Yesu. Kuko ikintu cya mbere nicyo kintu kizakurinda ibyaha nugendana na Yesu. Niyo garanti uzaba ufite yo kutagwa mu byaha nugendana na Yesu. Ariko byose nenda kubitindaho cyane, narabivuze kenshi, ariko n'ubundi nzajya mbisubiramo kuko n'abantu bimwe na bimwe babyumva ari uko babisubiyemo inshuro y'igihumbi. Kugendana na Yesu bikurinda ibyaha, ukamenya ngo aha hantu ngenda ndimo ndagendana na Yesu, arandeba, sinkora ibyaha kuko Yesu arandeba. Ikindi cya kabiri, bikurinda ubwoba. Iyo ugendana n'umwami wawe ubuzi ngo nta cyantera ubwoba kuko umwami wanjye arandeba. Haleluya. Kandi nta cyankura umutima kuko umwami wanjye aranyobora. Garanti y'umutekano no kutayoba no kudahuzagurika. Hanyuma ikindi aba bantu bakora, baratubwira ngo aba bantu ntabwo bandujwe n'abagore.
umva buriya rero korari kamubwira ikintu maze kubona mu myaka namaze mu murimo w'Imana niyo maze mu gipastori, niba hari groupe iba mu busambanyi bwinshi, sorry kubivuga, korari zibataroko. Uzi impamvu? Korari zibamo abantu benshi, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bavanze, kandi satani nawe akazanamo abakozi be cyangwa n'abarimo akabungura ibitekerezo. Akabungura ibitekerezo, kaza akabwira ati ariko muri korari ubundi ko mwegeranye muri hamwe, akabungura ibitekerezo. Ariko abazaririmba imbere y'iriya ntebe ngo bagomba kuba batarandujwe n'abagore cyangwa batarandujwe n'abagabo. Ariko sinzi impamvu bagarukira ku bagore gusa, hari n'abandujwe n'abagabo. Abazaririmba imbere y'iriya ntebe bagomba kuba ari abera. Umuririmbyi ukwiriye iryo zina, umva ibiganza wazunguje imbere y'Uwiteka ntibizakabakaba abagore. Ikiganza cyafashe microphone ubwiriza ubutumwa ntuzakirambura ukabakaba. Kandi njye mbwira n'abakobwa ngo niba uhagarara imbere y'Imana ukagendana nayo, nihaza babahungu b'abapfapfa jya umwira utumbabarire umwami wanjye yandeba, ibyo biganza byawe biri off. Kuko abangaba bazaririmba imbere y'intama y'intebe y'umwana w'intama ni abantu batandujwe n'ubusambanyi. Hello. Ariko ubundi sinzi ikintu kibamo, gusambanya ubujyana n'ubusitari, kandi kuririmba nabyo bizana ubusitari. Mpura nabo kenshi, abasitari ni inshuti zanjye, ariko muzabyitegereze muzabibona, they have a problem. Ariko bazaririmba imbere y'intebe y'umwana w'intama n'abatarandujwe n'ubusambanyi. Ariko iremera ntabihabata, ntabyo. Iremera se murabikora? Oya, nibyo ahandi ndimo kuvuga mwebwe ntabwo ntabihaho. Ashwe iremera birahabara, ashwe oya ntabihaho, ntabwo iremera bihaba. Ariko menya bihaba. Icya gatatu hanyuma nkaba ndashoje, mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma. Buriya ni ikintu gikomeye cyane kurinda akanwa kawe, kuko aka kanwa niko dukoresha turirimba, aka kanwa niko dukoresha tubwiriza. Imana ikavuga ngo rwose bishoboka bite ko mu kanwa kamwe hasohokamo amagambo ahimbaza Imana, hagasohokamo n'amagambo asebanya. Ariko akangaka ko muri korari gamboroji, amagambo, amazimwe, ibinyoma, Imana ikavuga ngo abazaririmba imbere yanjye murinde akanwa kanyu, cunga akanwa. Ngaho ni mu makanya ko muri korari hataba akanwa. Muri korari haba akanwa shaho, muri korari haba akanwa. Imana ikavuga ngo niba ugiye kuririmba rinda akanwa kawe. Uko ufata korugate n'uburoso koza mu menyo buri munsi, ujye ucishamo no gukiranuka kugira ngo ujye kuririmba Imana ikwishimira. Ko twoza mu menyo kugira ngo tutabangamira abantu, ujye mugerageza mutabangamira n'Imana kubw'akanwa. Umva uko Yakobo yabyanditseho mu gice cya 3, aravuga ngo igice cya 3 cyo muri Yakobo umurongo w'ikenda ngo urwo rurimi nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu barimwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu ngo kandi ivemo n'amazi meza.
itondera ibiva muri wowe, kuko niba tugiye kuririmbira Imana tukazahagarara imbere yayo turirimba, bitangirira hano ku isi. Icya mbere ugomba kuba ufite ikimenyetso cy'umwana w'intama, uhagarara munsi y'umusaraba, Imana ikavuga ngo uyu turamuzi. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi handitseho ngo Uwiteka azabe, ngo none uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Ngo ko mu nzu y'inyumba ngo ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, habamo n'ibyo bakoresha ibiteye isoni. Abana abantu bagomba kuba ari abaraho mu cyaro. Uwanditse ruriya rwandiko agomba kuba ari uwo mu cyaro tu. Kera iwacu mu cyaro habagamo ibikoresho bakoresha iby'icyubahiro n'ibindi bakoresha ibiteye isoni, cyane cyane abatinyaga kujya hanze, batinya impyisi. Arigero njya bitekereza yavuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, ngo habamo n'ibyo bakoresha ibiteye. Mwibuka icyo? Ariko batarawe mu cyaro ntimushobora kubyumva, reka twikomereze. Ariko no mu mujyi hari aho biba, sanga butudo. Mwabyumvise, ujye witonda utazaba gataro bakakuyoza ivu, kuko hano baratubwiye ngo ntabwo ngo abavuga izina ry'Uwiteka nibibwirize bave mu bidatunganye. Ngo ariko ngo nuba igikoresho cyiza, Imana izagukoresha ibyo gukiranuka bihesha icyubahiro. Musoza rero, reka dutekereze kuri aya magambo. Icya mbere, ufite ikimenyetso cyo kuri umwana w'intama. Icya kabiri, ugendana nawe. Icya gatatu, uririnda mu bikorwa byawe no mu magambo yawe, kuko uzaririmba imbere y'intebe y'umwana w'intama agomba kuba yujuje ibisabwa. Imana ibahe umugisha. Ariko niba wumvise wicayemo hano uyu munsi kaho utariko biriya bintu barimo kuvuga, nanjye ndateshuka. Icya mbere, na Yesu simuzi, nta kimenyetso yigeze nshyiraho. Uyu ni wo munsi wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ariko niwe waranamumenye ukaba wumvise Imana ikubwira ngo hari ukuntu muri no minsi urimo kugenda nabi, reka mbabwire ikintu kimwe, ushobora kwihisha amaso y'abantu. There is no hiding place from the eyes of the Lord. Nta uzihisha amaso y'Imana. Ibyo dukora byose ngo imbere yayo niyo wazimya amatara ukajya mu mwijima ngo bigaragara nk'ibiri mu mucyo w'isanzure. Jya ugenda ukiranuka kubera amaso y'Imana. Kandi wa munsi nahamagara amazina y'abera n'iryawe ntirizaburemo. Reka nsoreze aha ngaha. Ariko wumvise Imana irimo kuvugana nawe kubwira ngo uyu ni wo munsi wawe. Uyu ni wo munsi wawe wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Uyu ni wo munsi wawe wo gushyirwaho ikimenyetso. Uyu ni wo munsi wawe wo kuva mu bidatunganye. Zamura ikiganza uri dusenge Imana, twongere twiyumvira indirimbo. Turagushimye Mwami Mana yacu. Iri teraniro urirebe uryitegereze. Abatari Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera